Turagusuhuje kandi turakwakiriye wakoze subscribe ku Iwacu Media TV, inkuru zigiye zitandukanye kandi nziza zimeze neza umunsi ku munsi. Waba uri hanze y'u Rwanda cyangwa se uri imahanga ibwota amasimbi, turakwakiriye cyane. Nimba utarakanda subscribe turagira ngo ukande subscribe kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi mu nkuru nziza zimeze neza cyane. Uyu munsi rero inkuru tubafitiye ni incamugongo, ni inkuru y'uko umubyeyi w'umuhanzi ukomeye cyane muri kino gihugu Danny Vumbi, umuhanzi wakoze ibintu byinshi cyane kuva kera ndetse n'ubu ngubu akaba akiri mu ruhando rw'umuziki nyarwanda, umubyeyi we yitabye Imana. Uyu mubyeyi wa Danny Vumbi akaba yitwa Kageyo Elina, akaba yaravutse mu 1956 tariki 7 z'ukwa kabiri, akaba yitabye Imana tariki 28 z'ukwa gatandatu uyu mwaka. Uyu mubyeyi wa Danny Vumbi akaba yashyinguwe ndetse akaba yaherekejwe n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, harimo na Bruce Melody ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Uyu mubyeyi rero waje gushengura imitima y'abantu benshi cyane, harimo abakunzi ba Danny Vumbi birumvikana, kuko Danny Vumbi umubyeyi we akimara kwitaba Imana yaciye ku rukuta rwe rwa Instagram agira ubutumwa amugenera agira ati: "Iyi ni inzira ya twese, Imana ikwakire mubyeyi." Abasitari benshi bagiye batandukanye muri kino gihugu muri segiteri nyinshi zitandukanye bagiye baha kondoleyanse uyu muvandimwe witwa Danny Vumbi, bamubwira ati mwihangane mwihangane niko bigenda. Natwe rero nk'Iwacu Media TV turagira ngo tumwihanganishe kabisa, niko ubuzima bugenda. Tugikomeje rero kuri no nkuru y'uyu mubyeyi wa Danny Vumbi ari we Kageyo Elina, kuri urupfu rwiwe, uru rupfu rwiwe ntago ruri kuvugwaho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Kugeza magingo aya ntabwo turamenya ikintu cyishe uyu mubyeyi, ariko abantu benshi bari kuvuga ko ari amarozi, abandi bakavuga ko bishobora kuba Danny Vumbi ari igitambo yatanze ku mubyeyi we kugira ngo ibintu byari byaranze muri ino minsi mu muziki yongere azamuke. Mwajye mubyumva kenshi mu muziki ndetse no mu zindi segiteri z'ibyamamare, ibyamamare byinshi bigenda bitanga ibitambo ku bantu bikunda, ababyeyi babo, abagore babo, abana, kugira ngo bakomeze bamenyekane cyangwa se bamenyekane cyane kurushaho. Ibi rero nibyo biri gukekwa ko uyu mugabo biri no kuvugwa hanze aha ku mihanda ndetse n'ahantu henshi hagiye hatandukanye, yuko uyu mugabo Danny Vumbi, umwanditsi mwiza cyane akaba n'umuririmbyi, nawe yaba yatanze igitambo ku mubyeyi we. Ubu rero Danny Vumbi akaba ari mu gahinda gakomeye cyane kubera kubura uyu mubyeyi we, ndetse umubyeyi we akaba yitabye Imana kuri kino gicamunsi cyo kuri uyu wa 28 Kamena, azize urupfu rutunguranye nk'uko Danny Vumbi bwe yabyitangarije. Danny Vumbi yagize ati: "Umwaka ushize nibwo twamenye ko mukecuru arwaye umutima, tugerageza kumuvuza aroroherwa, yafataga imiti neza ndetse anakurikiza gahunda zose za muganga. Yari asigaye akomeye, ariko twatunguwe no kumva ko saa 6 z'amanywa yikubise hasi ntabashe kubyuka." Uyu mubyeyi wa Danny Vumbi yitabye Imana aguye mu rugo aho yari asanzwe atuye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Kabatwa mu gasantere ka Kinyebebe. Inshuro nyinshi Danny Vumbi yakunze kugaragaza ko urugendo rwa muzika ye yagiye ashyigikirwa n'ababyeyi be, cyane cyane nyina wanamuherekeje kugeza ubu. Mu 2016 mbere yo gutangira irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar, Danny Vumbi yabanje gusura ababyeyi ku ivuko agiye gusaba umugisha wa kibyeyi. Iki gihe nyina yamwakiranye urugwiro ndetse agaragaza kumushyigikira gukomeye cyane. Tubibutsa ko uyu muhanzi Danny Vumbi irushanwa rya mbere rya Primus Guma Guma nawe yarigaragayemo. Ibi ni nako byagenze mu mwaka w'2017 ubwo uyu muhanzi yajyaga kuririmba mu bikorwa byo kwamamaza Perezida Paul Kagame wari umukandida wa FPR Inkotanyi, yongeye kugaragara mu ruhame yaherekejwe n'umubyeyi we. Uyu mubyeyi Danny Vumbi yamukundaga cyane, yashenguwe n'uru rupfu rwiwe cyane cyane. Inshuro nyinshi Danny Vumbi ntiyakundaga guhisha ko nyina amuba hafi mu muziki wiwe. Iwacu Heza TV irakomeza ibashakira amakuru ku kintu cyishe uyu mubyeyi, turaza kukibamenyeshaho nyuma.
Rero nimba utarakanda subscribe ndagira ngo ukande subscribe kugira tuzajye tubana cyane umunsi ku munsi, inkuru nyinshi cyane nziza kandi zimeze neza zajya zibageraho isaha ku isaha, umunota ku munota. Ciao ciao.